Mwiriwe neza, mwasuhuzwa na Laura. Ndagarutse ngo dukomeze dufatanye ku isomo rijyanye n'amategeko y'umuhanda, ibibazo n'ibisubizo. Twikosoreye bino bizamini, gutsindwa byaba ari ikibazo, ntabwo ari ibintu, igihe waba wakosoye neza ntabwo byakunanira. Igihe waba wakunze ibyo dukora, ushobora kutwandikira kuri 0783 801 753 cyangwa ukandika komenti kugira ngo ugaragaze isomo twazavugaho ubutaha, ugakanda share kugira ngo bagenzi bawe babone ibyiza waboneye hano, cyangwa ugakanda subscribe kugira ngo video zacu zize zikugereraho ku gihe. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere. Ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki gihe umukozi ufite ububasha aguha iki kimenyetso? A. Gukata ibumoso gusa. B. Gukata iburyo gusa ugakomeza imbere. C. Guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. D. Gukomeza imbere gusa. Rero mu bitegeko n'abakozi bafitiye ububasha, ukuboko kuzamuye gutegeka abagenzi bose guhagarara uretse abageze mu isangano bagomba guhita bahava. Nibo bonyine bashobora gukomeza kugira ngo badafunga aho imihanda ihurira twita mu masangano. Noneho ukuboko gutambitse kugategeka guhagarara ku basanganwa n'ukuboko gutambitse. Bivuga ngo umuntu uturuka aho ukuboko kwerekeje niwe uhagarara. Noneho ibyo twita kuzunguza intambike itara ritukura bitegeka guhagarara ku buryo itara riganishaho. Rero kubera ko ari uko kuboko kuzamuye gutegetswe n'umukozi ufite ububasha, kwategetse bose guhagarara. Ahangaha ikintu turi kubonamo ni umuntu uhagaze, ngo akaba ahagaze imbere y'ibimenyetso bimurika cyangwa ibyo twita feruje. Ubwo mwese niba yakuzamuye hejuru yabahagaritse ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Buri igisubizo ni C. Noneho ikibazo cya kabiri, ngo ikimenyetso gitanzwe n'umukozi ufite ububasha cyo guhagarara n'ubundi ntaho bitaniye na biriya tuvuyemo. A. Ngo ni ku bakoresha umuhanda bamuturutse imbere. B. Ni ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse imbere n'inyuma. C. Ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse inyuma. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero n'ubundi ni kwa kuboko kuzamuye, muri kubona ko yakuzamuye hejuru. Ahangaha yahagaritse bose, kandi hano turi kubonamo abamuturuka imbere ngaba ariya. Nanjye impamvu ndi kubona inyuma, ubwo nanjye muturutse inyuma. Ubwo muturutse inyuma ntwaye ikinyabiziga ndi guturuka inyuma ye. Ubwo muri make yahagaritse abakoresha umuhanda bamuturutse imbere n'inyuma. Buri gisubizo ni B. Noneho iki kibazo cya gatatu, ngo umuhanda urombereje ibice byinshi, ndashaka kunyura kuri izi kamyo ebyiri mu gihe gito ibumoso icyarimwe, ngo biremewe? Ubundi batubwira ko niba umuhanda ufite ibisate 4 kandi ukaba ugendwa mu byerekezo byombi, umuyobozi wese abujijwe kugendera mu bisate 2 by'ibumoso. Twemerewe kugendera muri 2 by'iburyo, tukabuzwa kugendera muri bisate 2 by'ibumoso. None batubwiye ngo umuhanda urombereje ibice byinshi, ngo urashaka kunyura kuri izi kamyo ebyiri mu gihe gito ibumoso icyarimwe, biremewe? A. Yego. B. Oya. C. Yego bikorewe ibumoso. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero hano ikintu kiriho, nuhango ngende inyuma ya zino kamyo ntwaye indi modoka, ndashaka kuzidepasiriza icyarimwe cyangwa kuzinyuraho icyarimwe. Ntabwo bishoboka kubera ko nabagiye gukoresha igisate kindi nemerewe 2 by'iburyo. Muri make nshobora no guhita ngongana n'iriya modoka iri guturukayo. Rero igisubizo ni oya. Ntabwo nakomeza, igisubizo ni oya, ni B. Noneho ikibazo cya kane, ngo muri ibi binyabiziga 4 ni cyo kiri mu buryo bwiza bukata ikoni ry'iburyo kiva mu muhanda munini kijya mu muto. Aha ngo ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. B. Ikinyabiziga cya kabiri kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. C. Ikinyabiziga cya gatatu kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. C. Ikinyabiziga cya kane kiri mu buryo bwiza
bwo gukata ikoni ry'iburyo. Aha ngaha ikintu kiriho n'ubundi twe twemera ko tugendera mu kuboko kw'iburyo, kandi ukurikije ari icya kane, ari icya gatatu, ari icya kabiri, byose ni nk'aho biri mu kuboko kw'ibumoso. Niba batubwira ngo turashaka gukatira iburyo, niwitegereza kino kinyabiziga cy'umuhondo kiri mu kuboko kw'iburyo nk'aho twakagendeye, kandi n'ubundi turaza gukata ikoni ry'iburyo, n'ubundi uri kubona ko kiri gukata iburyo kigakomeza kikagendera iburyo. Uzo rero ngaha ngaha ikinyabiziga cya mbere aricyo kiriya cy'umuhondo kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. Buri gisubizo ni A. Naho ibindi byo byagiye bijya mu kuboko kw'ibumoso, numva ntabwo byaba ari byo, byabangamiye imodoka zishobora guturuka hariya zigaruka. Uruvuga ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni ry'iburyo. Buri gisubizo ni A. Noneho icya gatanu, mufite uburenganzira bwo gutambuka mbere muri iri sangano. Aha rero ikintu turi kubona imodoka imbere yacu hariya. Iriya modoka ntabwo ariyo ndimo, ntabwo naba nyirimo ngo nyirebe n'amapine. Imodoka ndimo ntabwo naba nyireba inyuma hayo, bivuze ngo ndi guturuka hano ndeba hafi. Aha ndeba hafi yanjye niho ndi guturuka. Kandi batubwira ko igihe turi mu muhanda uhanyije agaciro, ntawe ugomba gutambuka mbere ari uyu n'uyu, icyo gihe dukurikiza itegeko ry'iburyo. Umuntu utambuka mbere akaba ari umuntu uturutse mu kuboko kw'iburyo bwawe. Niba njye ndi guturuka aha ngaha ndeba hafi yanjye, uza ngo iriya modoka yindi ndi kureba imbere iri mu kuboko kw'ibumoso bwanjye, kandi twe tubonye ko umuntu utambuka mbere aturutse mu kuboko kw'iburyo. None batubwiye ngo mfite uburenganzira bwo gutambuka mbere muri iri sangano. A. Yego niba ukata ibumoso. B. Yego niba ukata iburyo. C. Yego bitewe n'aho ngana. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha ikintu kiriho, umuntu uri butambuke mbere ni njyewe, kubera ko ari njye uturutse iburyo, kuko uriya ari guturuka ibumoso bwanjye. Ariko ntabwo navuga ngo yego niba nkata ibumoso. Reba ntwaye nk'imodoka nka Scania, yaba ari ndende, ndamutse nshaka gukata ibumoso ngo iriya modoka iba ihagaze, nshobora kuyigongesha igice cy'inyuma cy'imodoka yanjye ntwaye bitewe n'uburebure bwayo. Rero niyo mpamvu gusubiza A turavuga ngo ni yego bitewe n'aho ngana. Ni njye ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere kubera ko ari njye uturutse mu kuboko kw'iburyo, ariko nanone bitewe n'aho ngana. Buri gisubizo ni C. Noneho ikibazo cya gatandatu, ngo ndashaka gukata ibumoso, imodoka y'icyatsi yaje irahagarara, ngo ninde ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. A. Ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. B. Imodoka y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. C. Twembi nta burenganzira bwo gutambuka mbere, gusa tugomba gutambukana ubwitonzi. D. Nta gisubizo na kimwe kirimo. Aha ngaha rero urebye ni ikinyuranyo cya cya kindi tuvuyeho. N'ubundi turi kubona ni amasangano ahanyije agaciro, n'ubundi turubahiriza rya tegeko ry'iburyo. Umuntu uturuka iburyo niwe uri butambuke mbere. Niba twibukiranya, twamaze kubona yuko ntabwo natwara imodoka ngo mbe ndi no kuyireba umupira. Bivuze ngo aho ndeba hafi niho ndi guturuka. Urangiza ndi guturuka hano ku nzira y'abanyamaguru. Iriya modoka iriya y'icyatsi iri guturuka mu kuboko kw'iburyo bwanjye. Kandi twamaze kubona ko umuntu utambuka mbere mu masangano ahanyije agaciro ari uturutse mu kuboko kw'iburyo. Turavuga rero ngo imodoka y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ibyo turabisanga kuri B. Noneho ikibazo cya karindwi, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga aritegura kunyuranaho ibumoso. A. Nshobora kumunyuraho nyuze iburyo. B. Sinshobora kumunyuraho. C. Nshobora kumunyuraho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ikintu ndi bwubahirize, hano duturutse iburyo hariho twa tuyira tw'abanyamaguru nako tw'abanyamagare. Hariya hari uturongo tubiri ducagaguye kandi tubangikanye. Hagakurikiraho inzira y'abanyamaguru, hagakurikiraho igisate cy'iburyo bw'umuhanda, hagakurikiraho icy'ibumoso. Nitwitegereza neza imbere kure, nabwo turabona ibindi bisate bibiri.
bitandukanyijwe n'akantu bita akarondorondo k'ubutaka, ariko gatandukanye imihanda, bikaba gateyemo indabyo, imikindo, ya matara yo ku mihanda. Rero uvuze ngo imodoka ntwaye ntabwo ari iyi ngiyi ndeba, iyo ntwaye njye nyirimo. Namaze kubabwira ko ntabwo naba ntwaye imodoka ngo nanayireba inyuma nyireba amatara kandi nyitwaye. Hano rero turaza kuvuga ngo nshobora kumunyuraho nciye ibumoso, ariko mbonye ko mfiteyo umwanya uhagije. Nubwo tubona ko asa nk'uwagannye ibumoso mo gakeya, ahangaha ntabwo tubuza kubahiriza rya tegeko rivuga ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ni ukuvuga ngo turaza kumudepasa duciye ibumoso, ariko nanone tubanje kureba ko dufite umwanya uhagije. Buri gisubizo ni C. Nshobora kumunyuraho nciye ibumoso, ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije. Buri gisubizo ni C. Noneho ikibazo cya 8, ndi ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, nshobora gukomeza muri iri sangano ry'umuhanda. Twabonye ko mu bimenyetso bimurika, itara ritukura ritubwira ko bibujijwe kurenga icyo kimenyetso, itara ry'umuhondo rikatubwira ko bibujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto, waba udahari tukabuzwa kurenga icyo kimenyetso ubwacyo. Rero batubwiye ngo ni ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, nshobora gukomeza muri iri sangano ry'umuhanda. A ngo oya, B ngo yego nshobora gukata iburyo, C nshobora gukata ibumoso cyangwa iburyo, D yego nshobora gukata ibumoso gusa. Rero dukurikije hano ku bimenyetso bimurika cyangwa arizo twita feruje, turabonamo umutuku n'utwemerera gutambuka, tubwira ko bujijwe kurenga icyo kimenyetso, n'umuhondo ukatubwira ko bujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto. Buri igisubizo rero ni oya, ntabwo nakomeza. Igisubizo ni A. Noneho ikibazo cya 9 ngo ngomba A ngo guhagarara igihe gito kuri iki cyapa cy'umuhanda, B ngomba guhagarara nkatanga inzira kuri metero 100 ntaragera kuri iki cyapa, C gutanga inzira nkanahagarara iyo ari ngombwa muri metero 100 ntaragera kuri iki cyapa, D nta gisubizo cyo kuri kirimo. Hano rero dufiteho akapa katanga inzira, kano ko hejuru ka mpande 3 icuritse, tukageraho n'akapa k'inyongera gakozwe mu ishusho y'urukiramende, dore ngaka kanditsemo stop muri metero 100. Rero ahangaha ikiri bubeho, ngomba guhagarara nkatanga inzira kuri metero 100 ntaragera kuri iki cyapa. Buri gisubizo ni B. Noneho nidukomeza n'icya 10 ngo umuhanda wambukiranya inzira gari ya moshi, A nshobora gukomeza nkambuka umuhanda kubera ko uruzitiro rufunguye, B ngomba guhagarara munsi y'itara ry'umutuku rimyatsa, C ntabwo nakomeza urugendo rwanjye, ngomba guhita mpagarara, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero hano dufitemo umuhanda usanzwe utambika, tugeramo umuhanda usanzwe ukomeza imbere, tukageramo gari ya moshi utambitse hano hasi. None ngo nshobora gukomeza nkambuka umuhanda kubera ko uruzitiro rufunguye. Hano bariyeri biragaragara ko zifunguye. Hano ikizabaho rero, ntabwo nakomeza kuko hano dufiteho agatara k'umutuku, sinzi niba mukareba. Ndavuga rero ngo ngomba guhagarara munsi y'itara ry'umutuku rimyatsa. Buri gisubizo ni B kubera ko umutuku tubwira ko bujijwe kurenga icyo kimenyetso. Buri gisubizo ni ngo umuhanda wambukiranya inzira ya gari ya moshi. Hano turavuga ko igisubizo ari B, turavuga ngo ngomba guhagarara munsi y'itara ry'umutuku rimyatsa. Noneho dukomeje n'ikibazo cya 11 ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga akwiriye kumenya mu gihe akurikiye umuyobozi w'ikinyamitende 2 kandi imodoka y'umweru iri gusubira inyuma ijya mu muhanda. Njyewe ndi inyuma ya kino kinyamitende 2, twareba nk'umumotari uri ahangaha, ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga akwiriye kumenya mu gihe akurikiye umuyobozi wa kino kinyamitende 2 kandi iriya modoka y'umweru iri gusubira inyuma ijya mu muhanda.
a ngo umuyobozi w'ikinyabiziga gisubira inyuma azahagarara nabona umuyobozi w'ikinyamitende ibiri. b umuyobozi w'ikinyamitende ibiri ashobora gusaba umuyobozi w'ikinyabiziga gisubira inyuma guhagarara. c amatara yo guhagarara ashobora kuzima ikinyabiziga gikomeza gusubira inyuma. d umuyobozi w'ikinyamitende ashobora guhagarara bitunguranye. Ahangaha ikintu kiriho rero, dukurikije kuri iyo modoka iri gusubira inyuma, tuzitegura ko n'umuyobozi wa kino kinyamitende ashobora guhagarara bitunguranye. Ashobora kuba ku bw'amakosa yo kutamenya gutwara ikinyabiziga neza, cyangwa no kuba afunze umuhanda aho umuyobozi w'ikino kinyamitende ashobora guhagarara imbere y'umuyobozi wa kino kinyamitende. Nkanjye uturutse inyuma ye rero, kuko kiriya kinyabiziga kimuri imbere kimushobora kumubangamira, nanjye nzagenda nitegura ko n'umuyobozi wa kino kinyamitende ibiri undi imbere ashobora guhagarara bitunguranye. Buri gisubizo ni d. Wenda nk'ino se impamvu ntayisubiza batwenga amatara yo guhagarara ashobora kuzima ikinyabiziga gisubira inyuma. N'ubundi ahubwo igihe azima yahazima kereka ubwo icyo gihe ni igihe imodoka yaba iri kugenda isubira inyuma n'ubundi. Ariko n'ubundi nshobora kugenda mfite agaferi, kandi ako gaferi niko kacana ayo matara yo guhagarara, ntabwo wakinjira mu muhanda muri ubwo buryo, byagorana. Rero turavuga ngo umuyobozi w'ikinyamitende ashobora guhagarara bitunguranye. Buri gisubizo ni d. Hano cya 12 ngo ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora aramutse ahumishijwe n'urumuri rw'amatara y'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. Niba guhumisha ngo a humisha ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, ntabwo baguhumisha nawe ngo ugihumishe, mwembi mwamukoze amakosa. b egera ku nkombe y'uburyo bw'umuhanda nibinashoboka kugabanya umuvuduko. c canira amatara ikinyabiziga kiva mu kindi cyerekezo. d ongera umuvuduko kugira ngo usohoke muri urwo rumuri vuba bishoboka. Rero niba waguhumishije nawe ntabwo wishyura, ahubwo uzegera ku nkombe y'uburyo bw'umuhanda nibinashoboka kugabanye umuvuduko. Buri gisubizo ni b. 13 ngo muri ibinyabiziga n'ikihe gihagaze nabi. Hano kugira duhagarare hafi y'inzira y'abanyamaguru, twakabaye dusigamo intera ya metero 5. Uvuye y'inzira y'abanyamaguru iri ugera aho uparika imodoka yawe, wakayiparitse hirya yayo nibura mu ntera ya metero 5. None ari y'umutuku yanakandagiyemo, urumva ko nta metero 5 zirimo. Iy'icyatsi nayo iregereye nta na metero irimo. Turavuga ngo muri ibinyabiziga n'ikihe gihagaze nabi, turavuga ko ari ibinyabiziga byombi. Buri gisubizo ni a. Cya 14 ngo nayo amatara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu. Mu gihe cy'ibihu dukoresha amatara ya kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Amatara maremare mu gihe cy'ibihu yo ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Niyo mpamvu muri icyo gihe cy'ibihu dukoresha amatara twita kamenabihu hamwe n'amatara magufi. Amatara ya kamenabihu ni amatara akoreshwa mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure, umukungugu. Bamwe bayita spotlight, aba afitemo twampure twinshi. Ntabwo aba ku modoka zose. Rero tubonye ko mu gihe cy'ibihu dukoresha kamenabihu, zaba iz'imbere cyangwa iz'inyuma, hamwe n'amatara magufi. Buri gisubizo ni a. 15 ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yegeraho umwana w'umuhungu atwaye akagare k'abana asezera ku nshuti ye. Niyo imyifatire myiza wagira imbere yabo. Hano imyifatire myiza wagira, uzitegure kure ko n'umwana w'umuhungu atambuke ko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. a yavugaga ngo ikomereze nk'aho ataragera mu nzira nyabagendwa, iyo ikomereje wamugonga. c ikavuga ngo gabanya umuvuduko ubwira uwo mwana yambuka ukoresheje ibimenyetso. Uteye nk'amatara umwana ngo akuvire mu nzira, ntabwo yamenya ibyo umubwira. d ikavuga ngo komeza nk'aho uwo mwana akiri mu nzira y'abanyamaguru, ashobora kuza bikaba ngombwa ukamugonga, ngo byaba ari amakosa yawe, ko ni n'umwana ntabwo afite imitekerereze yagutse. Hano rero uzitegura kure ko uwo mwana w'umuhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Igisubizo ni b. Cya 16 ngo ugeze bwa mbere habereye impanuka y'umuhanda, harimo inkomere, wakora iki? a ngo gusohora inkomere mu kinyabiziga. b kubaha icyo kunywa. c kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano niba usanze bakomeretse cyane,
ntabwo mpakana ko ushobora kubasohoramo, ariko hari igihe wabasohoramo mu buryo butari ubwa nyabwo nibo bakomeretse cyane, ugasanga wenda nk'aho igufwa rigiye ritandukanye hari uko ubyongereye cyane. Icyiza rero ni ukumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi kugira ngo udasibanganya ibimenyetso cyangwa ngo usibanganye uko ibintu byagenze. Buri igisubizo ni se, ni ukumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Noneho cya 17 ngo mu gihe cy'impanuka n'ubundi bushotoranyi ni nimero ya telefone y'ubutabazi wahamagara. Muri kino gihe cy'impanuka n'ubundi bushotoranyi duhamagara nimero ya polisi ariyo 112. Polisi yo mu Rwanda dukoresha nimero y'112 niyo twakoresha muri icyo gihe cy'impanuka n'ubundi bushotoranyi. Buri igisubizo ni se. Sorry. Noneho cya 18 ngo nshobora kunyuraho umuyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru. Ngo yego. B, yego nyuma yo kuvuza ihoni. C, yego mu gihe nkurikiwe n'ibindi binyabiziga. D, oya. Kunyura no hafi y'inzira y'abanyamaguru ntabwo byemewe. Wa wundi uba wahagaze cyangwa ubagenze gakeya abagira ngo wa munyamaguru abanze atambuka atamuteje ibyago. Rero wowe ushatse kumunyuraho byatuma ugonga wa munyamaguru kubera ko n'imodoka ikuri imbere bigukingirije. Icyo gihe aba yahagaze kugira ngo umunyamaguru yambuke. Ubu turavuga ko igisubizo ari oya, ntabwo namunyuraho. Rero igisubizo ni D. None cya 19 ngo mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende 2 ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. Iyo uvuga ikinyamitende 2 twe turafata nk'igare. A, ngo yego buri gihe. B, yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye. C, yego iyo nkurikiwe n'ibindi binyabiziga by'imitende 2. D, oya nta na rimwe kunyura ku binyabiziga by'imitende 2. Rero ahangaha ntabwo mbihakana ko ikinyamitende 2 kiba gifite umubyimba mutoya, niba ariko nabyita. Ariko ujye wibuka ko nubwo ugiye kumunyuraho cyangwa kumudepasa hari indi modoka zishobora guturuka inyuma yawe, kugira ngo wirinde rero ko bo inyuma bashobora kukugonga nawe ugiye kunyuranaho. Uzacana ikinyoteri cy'ibumoso cyerekana ko ugiye kunyuranaho, aribyo twita ndangacyerekezo. Uzacana ndangacyerekezo y'ibumoso yerekana ko ugiye kunyuranaho. None bambwira ngo mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende 2 ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. Nzagacana ahubwo ndetse buri gihe. Ni yego buri gihe. Buri igisubizo ni A. Noneho ngo uri umuyobozi wa velomoteri, icyo ni icyanyuma. Uri umuyobozi wa velomoteri uhuye n'umwe mu nshuti zawe gusaba ko wamutwara ukamusiga ku wundi muhanda, ufite imyaka 18 ariko nta n'ingofero yabugenewe ufite, ngo wamutwara. Ahangaha rero njya gusoma ibintu byinshi. Igisubizo ni oya, ntabwo natwara undi muntu ku kinyabiziga twembi tutambaye ingofero zo kwirinda ibyago ariyo twita kasike. Igisubizo rero ni oya, ntabwo namutwara. Igisubizo ni oya. Mwakoze cyane rero. Mwari kumwe na mwarimu cyangwa Teacher Laura kuva muri Dynamics Driving School. Mukeneye ibisobanuro burambuye cyangwa inyunganizi cyangwa ufite ikizamini mu buryo bwihuse ushaka ubufasha ku buryo bw'umwihariko, waduhamagara kuri 0783 801 753. Murakoze cyane. Umunsi mwiza.